niwumva izina Vestina na Dorokasi wumve ko ari abantu bakomeye izi saha, n'ubumve cyangwa se nubagereranye n'abo wari uzi bwa mbere. Ni abakobwa bakomeje kuba bazamura urwego rushimishije mu buhanzi bwabo, dore ko baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni abakobwa babirimo neza, ni abakobwa bahogoza, dore ko bakundwa na benshi hano mu Rwanda. Ubwo byatangiye baririmba indirimbo bigoranye, nabo bakavuga ati tubonye uwadufasha byatuzamurira urwego cyangwa se Imana yacu ikabasha kuba yamenyekana. Rero ntibyarangiriye aho, dore ko bari bafite impano itangaje ku myaka yabo 16, dore ko uyu Vestina we yavutse ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2004, ariko uyu Dorokasi we dore ko ari mutoya cyane. Dorokasi we ubu sayizi tuvugana afite imyaka 20, ariko ntibyarangiriye aho, dore ko bahise babona umuterankunga ari we bita Irene Murindahabi. Irene Murindahabi nawe nakuzuyaza, dore ko abana ye yababonyemo impano ikomeye cyane, yahise abafata aravuga ati kambajane muri studio musohore iyo ndirimbo yanyu. Dore ko aba bakobwa nabo bageze aho bakumva ko bafite impano bakazamura urwego cyane, ariko nk'uko byagiye bivugwa byageze nyuma, uwo bita Niyo Bosco niwe wabandikiraga indirimbo zigiye zitandukanye, nabo bakabasha kuba baziririmba, ariko ntiyakomeje kubafata, dore ko byageze aho bikaba byazamo agatotsi, sinzi icyo baba barapfuye. Irene arakomeza nawe arabafasha, ariko Niyo Bosco byarangiye atagiye abandikira indirimbo nk'uko yabibakoreraga mbere. Ariko uyu Dorokasi we nawe yakomeje kuba yakiga, dore ko barushanyagaho umwaka umwe mu masomo, ariko uyu Vestina we byarangiye abashije kuba yabona umugabo w'igitangaza cyangwa se umugabo we ukomeye cyane hano mu Rwanda, dore ko ari n'umudiyesipora. Dore ko inkuru zacacanye zikavugwa ahantu henshi bavuga ati wishoye ku muntu w'umusaza, ati bimeze bite umukobwa nkawe mwiza, gute wasanga umuntu ukubyaye? Ariko nk'uko babivuze ati urukundo ni impumyi, yaramukunze ntaco yitayeho, dore ko abenshi batabyemeraga bavugaga ko ari amafaranga amujanye cyangwa se amushakaho. Ariko uyu Vestina we yaravuze ati icyo nzi ko ndamukunda kandi ndabyizeye neza, icambere nawe yuko ankunda. Yarabyemeye, baja imbere y'amategeko basezerana ivangamutungo muhahano, bemera ko bazabana akaramata mu byiza no mu bibi, bazabinyuranamo, dore ko banagiye babicicikanya ku mbuga nkoranyambaga bagenda babyerekana bavuga ati uyu niwe, dore ko banagendaga bavuga ati se uyu musaza ujanye uru ruhinja bimeze bite? Ariko we ntibyamuciye intege kuko yari azi ibyo ashaka. Ku ruhande batangira kuvuga ati se ubu Dorokasi abaye uwande, dore ko batangiye kuvuga ati ubu baratatanye nta nubwo bazongera gukora indirimbo. Ariko aho bigeze ubu, dore ko bafite amavuta menshi, basigaye barakora indirimbo ziryoshe hano mu Rwanda ndetse zikanakundwa no hanze, dore ko basigaye bakoresha indimi zose zigiye zitandukanye. Ubu sayizi tuvugana indirimbo yabo bafite imaze kugira miliyoni 7 mu cyumweru. Wabyibaza ati se byagenze ute? Uyu mugabo we niwe ushobora kuba uri kumufasha? Simbizi, byose birashoboka, ariko mubwira ko bafite ibintu bikomeye cyane kandi ibyiza ngo biri imbere. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuze tubagezaho bize bageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye. Ciao ciao.